burya abagabo bavumbika, hari abagore bakunda kuvumbikwa. Mu- mumbabarire ariko rwose mubare wenda ari uburyo mbivuzemo, ariko hari abagore bakunda kuvumbikwa badakunda kunyazwa. So noneho rero ku rundi ruhande hari abagore barangiza ari uko abagabo babo babacumise gusa, ariko kandi hakaba n'abagore barangiza ari uko banyajwe. Reka turebere hamwe, ese noneho kuvumbika biryoha bite? Ni ukuvuga ngo noneho kuvumbika biryoha akenshi cyane cyane iyo muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina umugore ataranyazwa, utaramunyaza. Noneho igihe mu gitangira igikorwa tayari wamaze gukarisa umugore wawe yinjiye muri modo. Kandi ikindi mwibuke ko mbabwire ko mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina banza ukarisa umugore wawe, hanyuma numara kumukarisa, nababwiye yuko gukarisa ni ugusoma. Usoma umugore wawe, noneho bikaba byiza rero umukarisa ukora mu gituba, kugira ngo bwa bworohere buze. Bwa bworohere rero iyo buje harya burya noneho handi umugore aba yakubwira ati mbabarira wo kabyara wishyiremo. Aho ngaho rero icyo gihe ni ukuvuga ngo watangira igikorwa nta kibazo. Hanyuma noneho ugitangira igikorwa ugatangira gucumita, ugacumita, noneho kubera ko noneho imboro ibigenda ivamo yongera yinjira, kwa gucumita kubera ko imboro ibigenda yinjira isohoka yinjira n'igituba, bitewe n'uwo muri kuryamana uburyo azi kugitangamo, uburyo azi kuguha igituba neza. Ni ukuvuga ngo wowe mugabo kugenda ucumita gutya weguka, umugore nawe akasa nk'ukikuzanira. Mbese imboro ntijye kure y'igituba, kandi n'igituba ntikijye kure y'imboro. Urumva ni ibintu bisaba ko bibana hafi, ni ibintu bisaba ko biba byegeranye. Ni ukuvuga ngo noneho mu gihe rero uri gucumita, burya imboro uyikuyemo gake, ukayikuramo gakeya, wamara kuyikuramo gake ugakubita kuri rugongo, hakaza utuzi duke. Apana gucumita, apana kunyaza ngo haze byabizi byinshi. Oya, urafata unyaze gake, haza utuzi duke. Hakiza utuzi duke wongera ushyiremo imboro. Hari abagore baryoherwa kubera gucumita, utitaye ngo imboro yawe, utitaye ku ngano y'imboro, ibe nini, iba ari ntoya, iba ari ndende, iba ari ngufiya, pfa kuba igerayo. Hari abagore bakunda imboro ibacumita. Noneho impamvu babikunda, noneho hari naho navuze ngo hari abagore barangiza ari uko babacumise. Hari umugore ushobora kunyaza ukamunyaza pe akaba atarangiza, ariko nanone hari umugore ucumita akaba yahita arangiza. Kimwe nuko hari ushaka gucumita nubwo wacumita inshuro 1000 ntarangize. Hanyuma rero noneho no kuvuga ngo uko buri kumucumita cyane, imboro igenda ikora kuri rugongo, kandi burya rugongo ni itanga uburyohe ku mugore. Ukigenda ikora kuri rugongo rero igenda yikirigita. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo bisaba igihe muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, hanyuma murimo mucumita, wowe mugore ukanyongera umugabo wawe. Urabona ko ukuntu umugabo acumita afite imbaraga, nyine acumita n'imbaraga. None hari ukuntu umugore agenda akaraga nyine gutya amunyongera gake, igituba cyegereza umugabo pe, ku buryo umugabo akibona, ku buryo agicumita kireba, ku buryo noneho wa mugore akajya agenda nyonga amanuka gake, ayinyongera azamuka, ku buryo rugongo y'umugore yamboro ukacumita, imboro ikagenda ihura na rugongo. Ukanyongera imboro ikagenda ihura na rugongo, ugasanga umugore ararangije. Rero hari abagabo batazi kurongora abagore babo ngo barangize. Hari abagabo batazi ngo ese umugore arangiza bigenze bite. Niba uzi ko utazi uburyo barongora umugore wawe ngo arangize, icara hasi wiga aka kantu. Kandi nawe mugore niba uzi ko utararangiza, igihe uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, gerageza unyonge, kabone nubwo umugabo wawe yaba ari kunyaza. Ariko muzi yuko hari abagabo bazi ngo kunyaza, bazi ngo kunyaza ngo ni ugufata imboro ugakubita gutya. Oya, ugasanga kubise noneho muri wa mwanya ari kunyaza, muri wa mwanya ujyamo imboro. Hari niyama n'abagabo, hari n'abagabo banyaza ugasanga aranyaza imboro akajya yimanura mu kibuno, anyaza gutya ku kibuno. Nagira ngo nkubwire ko hari umugore wawe yakinera pe, kubera ko nyine uburi kurangaza ikibuno cye. Hanyuma rero noneho hari abagabo batazi kunyaza.
mugabo niba ushaka kunyaza umugore wawe, ubu turi kuvuga kuri kote yo kurangiza, fata imboro yawe burya uyifate neza, ujye ukubita kuri rugongo kandi pana gukubitana n'ibibaraga gutya. Yego wenda hari umugore bisaba ko umunyaza wakoresheje imbaraga nyinshi cyane, ariko hari n'umugore ufata ukajya ukubitaho umutwe w'imboro, maze amazi ngo amazi agahita aza yiruka. Hanyuma rero noneho igihe nyine uri mu icyo gikorwa, niba umugore wawe twavuze ku mugore urongorwa akarangiza ari uko bamucumise, kandi ikindi buzi ko umugore wawe arangiza ari uko umunyaje. So munyaze pe, munyaze igitubu kinyaze, ukinyaze pe. Akuzi ko hari igihe unyaza umugore ukamunyoza imishini kuma, ku buryo umugore wawe asigara gusemba akakubwira ati sheri kabisa ntawagusimbura, ni we wa mbere. Ngaho rero wowe urabona uri umugabo ufite umugore nyine wenda sinabaveba, hari abagore bakunda gucumitwa gusa, kimwe nuko hari abagabo badakunda amazi, nabo barahari. Hari abagabo badakunda amazi pe, ngenda bizi ko bahari, uhakana nteri buye, hari abagabo batayakunda, ariko hari n'abagabo bayakunda mze. Hanyuma rero madamu, niba uzi ko ufite umugabo wawe akaba akunda amazi, yamuhe. Niki gituma utayamuha? Yamuhe niba uyafite, nimba utanayafite utwegere tukurangira umuti. Kwino cano murabizi neza ko mu biganiro byabanje harimo ibiganiro bya mbere twabarangiyemo umuti, mugende mukore subscribe murebe neza buri kiganiro gisohotse, mujye mukibona, mukurikire murebe imiti yabavura abagore mutanyara. Hanyuma rero nukuvuga ngo iyo uri mu gikorwa n'umugore wawe, niba koko umugore wawe anyara, fata imboro, mwigisha uko banyaza. Fata imboro ujye ukoza kuri rugongo ahira, ubundi murahazi, wasanga nimo ndavuga rugongo muri mwe nanu mutanayizi. Rugongo iba hejuru ku gituba, ni ukuvuga ngo wenda reka tuvuga ko igituba kimeze gutya. Niba igituba kimeze gutya, hano murabizi neza ko haba harimo akantu kamanutse gutya, ka clitoris. Hanyuma ira clitoris rero mo munsi niho rugongo ibiri. Ni ukuvuga ngo none iyo wacimyeyo rugongo ibigaragara, kubera ko iyo wacimyeyo ugakozaho umutwe w'imboro, ni ukuvuga ngo ugikozaho umutwe w'imboro tayari umugore ugakoza. Nagira ngo nkubwire ko igihe uri kunyaza umugore wawe ugakoza kuri clitoris, ntabwo umugore yabura kunyara, kandi ikindi ntiyabura kurangiza. Aho umugore atanyara, kireka asanzwe atanyara ariko afite amavangingo. Hari umugore uba ufite amavangingo ariko afite umugabo utazi kumunyaza, icyo nacyo ni ikibazo. Umugore ugasanga araho aravuga ati umugabo aravuga ati umugore yanjye ntanyara kubera ko ntuzi kumunyaza. Urafata imboro yawe ukayigira igiti, ukajya ukubita gutyo, ukubaho ku buryo igituba cyazana ibisebe. Nyamuneka suko banyaza kugira ngo unyaze imboro urayoroshye, n'igituba kikaba cyoroshye. Ntabwo wajya kunyaza igituba cyumye kimeze nk'urutare, oya, igituba kigomba kuba gifite ururenda. Hanyuma n'ururende rw'umugabo rwaza rugahura n'urw'igituba cy'umugore, hanyuma imboro ikanyerera, ikajya ikinyereramo. Hanyuma rero ugakubita kuri rugongo, hanyuma ntabwo uzigera ukubita kuri rugongo ngo umugore areke kunyara kandi anyara. Hari abagore bicaye bamaze imyaka ingahe bakora imibonano mpuzabitsina kandi batazi kunyara icyo ari cyo, kandi atari uko badafite amavangingo, ahubwo bayafite ari ukubera abagabo babo batazi kunyaza. Ugasanga umugore mu buzima bwe nyine nuko yibereyeho, azi ko ari uko bakora imibonano mpuzabitsina. Umugore azi ko bakora imibonano mpuzabitsina ni ugucumita gusa, ariko nanone hari abagore bakunda gucumitwa. Hari abagore bakunda gucumitwa, ugasanga nyine gucumitwa rwose, uramutse umurongo utamucumise mwabipfa, ugasanga mwabipfa rwose. Ugasanga nyine arangiza ari uko umucumise rwose. Mwabagore mwe mbabwire namwe mbagarukeho, nimba uzi yuko wenda utari wanarangiza mu buzima bwawe, gerageza n'aka ngaka, uzambwira muri comment aka kantu kagerageze. Nababwiye gerageza igihe uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, ugerageze kumunyongera. Igihe umugabo arimo gucumita, unyongera imboro y'umugabo wawe, nushaka ugishyiramo n'utuntu dutuma umugabo wawe bimukurura, ariko bite byanyu. Shyiramo utuntu dutuma umugabo wawe tumukurure, munyongere. Ujye umanuka ku mboro, igihe harimo gucumita umwegere nawe umworohereze. Ujye umwegera igihe arimo gucumita, unyonge usa nk'umwegera gutya, unyonge umwegera, unavuga ngo mbwati mugabo wanjye birahandyoheye bimeze neza. Ubundi wayi ibyo ngibyo mutabikora, hanyuma ejo niba batwara abagabo ngo baba batwaye
icyo si cyo cyanzanye. Mwige kunyongera abagabo banyu. Njye nagira nkubwire yuko wa mugore we niba uzi ko utararangiza ako kantu gakore, kandi nawe wa mugore niba wa mugabo we gerageza niba umugore wawe ari kukunyongera, pana gucumita ngo imboro ugende uyinjize muri nyababyeyi igende igereme pfiriya. Oya, niba umugore ari kunyonga, mucumite umuganiriza, umucumite gake, imboro uyinjiza wongera uyisohora, uyinjiza wongera uyisohora, uyinjiza wongera uyisohora.